Yes, reka nanone ntangire inguha ikaze we wakoze subscribe kuri Musafi TV. Nizera ko ukomeje kugenda ugubwa neza aho uri mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda. Nizere ko wamaze kuba wakitegura kujya kuba wareba igare. Ngira ngo ni umukino mwiza cyane kabisa, uraza kuba uri kubera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hanyuma abantu benshi bakaba bakomeje kugenda bibaza ntese Kongo iraza kuba yakohereza ikipe yayo. No kuvuga ngo nta gihamya yizewe ku buryo mu byo nagiye nsoma wenda ishobora kuba yemeza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itari bwitabire byemewe amarushanwa y'amagare. Nk'urugero Tour du Rwanda cyangwa iri rya UCI Road World Championship, bitewe na politike cyangwa ko habaye umwanzuro w'ubutegetsi cyangwa bwa Federation y'amagare guhagarika uwo mukino kubw'ikibazo cya M23. Ariko iyo usuzumye neza ibintu birambuye, hari impungenge n'imiterere y'ibibazo bya politike, umutekano, inshingano za diplomasi hamwe n'imikorere y'imikino mpuzamahanga byubahirizwe na federasiyo z'imikino n'imiryango mpuzamahanga. Hari ibintu by'ingenzi rero dushobora kugenderaho kugira ngo tumenye niba koko Kongo itazitabira cyangwa indi mpamvu iyo yariyo yose. Reka tubanze turebere hamwe amateka n'ikibazo duhereye ku munsi. Ni ukuvuga ngo M23 ni umutwe w'abarwanashyaka bo mu burasirazuba bwa Kongo, ufite inkomoko mu masezerano yo mu mwaka wa 2009 ariyo Mouvement du 23 Mars, wagarutse mu ntambara mu myaka ya vuba, uhagarariwe n'abavuga ko leta ya Kongo itubahirije ibyo yari yemeye ku masezerano yo guhuza imitwe y'ingabo. Hari imvugo n'ibirego bikomeye bivuga ko u Rwanda rushyigikiye M23 mu by'amasasu n'ubutegetsi, ibintu u Rwanda rukaba rubihakana. RDC yavuze ko ayo masezerano y'amahoro yabereye i Rwanda process nibyo byinshi yashyizweho ku by'amasezerano mpuzamahanga, ariko iyo process ikaba yarashyizweho ku bw'amasezerano mpuzamahanga, ariko bigaragara ko hari imbogamizi mu kubahiriza ibyo yemejwe. Ku ruhande rw'u Rwanda hari politike yo guteza imbere isura yabo y'u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga, u Rwanda rukoresheje imikino, ubukerarugendo, ibikorwa by'iterambere ndetse no kwakira ibikorwa by'imikino mpuzamahanga nka UCI World Championships iri mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2025. Impamvu rero dushobora gushingiraho tuvuga ko Kongo ishobora kutitabira iri rushanwa, nubwo wenda nta kigaragaza ko hari impamvu rusange cyangwa itangwa ry'amategeko y'uko Kongo yangiwe cyangwa iyo yanze kuza byemewe mu marushanwa y'amagare. By'umwihariko ku mpamvu za politike, hari impamvu nyinshi zishobora gutuma Kongo igira ubwitabire buke cyangwa itari bwitabire. Ni ukuvuga ngo umutekano hafi y'aho amarushanwa agomba kubera. Niba amarushanwa anyuze hafi cyangwa afatwa nk'aho hari intambara cyangwa hafi y'aho hari ibikorwa by'ubuzima bwa gisirikare, nk'uko imirwano ya M23 iri mu burasirazuba bwa RDC hafi y'umupaka na Rwanda, abitabira bashobora kugira impungenge z'umutekano. Ibi bishobora gutuma federasiyo z'amagare cyangwa amakipe yigenga agafata ingamba zo kwirinda kurengerwa n'ingaruka z'umutekano. Mu gihe nanone hari amakimbirane ya politike cyangwa diplomasi hagati ya RDC na Rwanda, urugero impungenge z'uko u Rwanda rushyigikira M23, gukuraho amashuri, gufunga imipaka, kwibasira ibikorwa by'ubukungu hagati y'ibihugu. Ibi nabyo bishobora gutera imbogamizi mu gusaba uruhushya rwo kugira ngo ikipe cyangwa abakinnyi baturutse muri RDC babone visa, uburenganzira bwo kwambuka imipaka cyangwa se uburenganzira bwo kwitabira amarushanwa yateguwe mu Rwanda. Umuryango mpuzamahanga w'amagare UCI Union Cyclists International
busaba ko habaho kwiyunga, ubwubahane, kubahiriza amahame ya fair play ndetse n'umutekano w'abitabira. Niba hari ibirego by'uburenganzira bwa muntu cyangwa bigaragara ko hari uruhare rwa leta cyangwa abaterankunga ba politiki mu bikorwa by'intambara, bishobora gutera impungenge ku rwego mpuzamahanga. Icyakora kugeza ubu nta gihamya cy'uko UCI yahagaritse Kongo cyangwa se ko Kongo yanze kuza muri aya marushanwa bitewe na politike. Abenshi mu ba organizateri bifuza ko ibikorwa by'imikino bigaragara nk'ibitarimo politike. Gushora amarushanwa mu kibazo cya politike bishobora kugira ingaruka mbi. Urugero, kwamamazwa ko imikino ari sport washing cyangwa se kubika isura mbi, cyangwa gusabwa guhagarika ibikorwa byo kwamamaza cyangwa ibyiciro by'amahoro bigashyirwaho. U Rwanda usanga rufite inyungu mu kuba igihugu gifite isura nziza muri Afurika no ku isi yose, kandi kwakira amarushanwa nk'aya ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi mu gushyira iyo sura y'u Rwanda imbere. Ushobora kwibaza ntese ikibazo cya M23 gishobora kuba impamvu nyamukuru y'uko Kongo idashobora kuba yakwitabira aya marushanwa. Ni ukuvuga ngo kuba ikibazo cya M23 gishobora kugira uruhare mu gutuma Kongo ititabira cyangwa ikurwa mu marushanwa, reka tubisuzume. Nta makuru agezweho avuga ko RDC yanze ko izitabira amarushanwa y'amagare kubera M23 cyangwa politiki. Ariko impungenge z'umutekano n'imibano ya politiki zishobora gutera amakipe yo muri RDC cyangwa federasiyo zabo gushidikanya niba ibisabwa byose kugira ngo bitabire bizaba byoroheje. Hari kandi impungenge z'uburyo amafoto, itangazamakuru, impaka za politiki zishobora gukwirakwizwa bikaba byatera amakipe kuba yakingira kugira ngo hatabaho ingaruka mu gihugu imbere cyangwa hanze. Kugira ngo tumenye neza rero niba RDC yitabira cyangwa itari bwitabira amarushanwa y'amagare mu Rwanda, byasaba ko turebera hamwe federasiyo y'amagare ya RDC ifite ubushobozi bwo kohereza ikipe. Icyo nicyo cya mbere. Wenda za visa, gahunda y'urugendo, amafaranga, umutekano mu gihe cy'amarushanwa. Gusa ikiriho ni uko mu Rwanda ho ibintu byose biri clear, nta kibazo na kimwe gihari. Ese kandi hari amabwiriza cyangwa ibyemezo bya politike. Niba hari ibya politike cyangwa iby'imbere muri federasiyo byatuma yirengagiza cyangwa igahagarika kwitabira. Hari nanone imiterere y'amasezerano y'umutekano hagati y'ibihugu, niba hari ibirindiro by'amahoro cyangwa niba hari ibyemezo mpuzamahanga cyangwa amabwiriza ku rwego rwa UCI cyangwa Olympic byakwemerera cyangwa byabuza kwitabira. Ni ukuvuga ngo hano nshobora kukurebera cyangwa se nshobora kukubwira nanone nimba kuko mu bikomeje kuvugwa ko Kongo itazitabira cyangwa ko yamaze kuba yahagarika ikipe yayo kuba yaza muri aya marushanwa ari kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ko nta makuru nyirizina arajya hanze yemeza aya makuru, ahubwo ni ibyiyumviro by'abantu ku giti cyabo bitewe n'uko bazi imishyikirano itari myiza iri hagati ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ko Kongo ikomeza gushinja u Rwanda ko rwaba rushyigikira ingabo za M23. Nanone nta gihamya cyemeza muri makuru agezweho ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itagomba kwitabira amarushanwa
ari kubera mu Rwanda kubera ikibazo cya M23. Ni ukuvuga ngo Tour du Rwanda umwaka wa 2025 irakomeza. Ishyirahamwe ry'amagare mu Rwanda Ferwasi hamwe n'abategura Tour du Rwanda bavuga ko irushanwa rizakomeza uko ryari riteganijwe kuva ku itariki ya 23 Gashyantare kugeza ku itariki 2 Werurwe 2025, nubwo hari kongerwa k'umutekano mu burasirazuba bwa Congo.